bahatamitse muri iyi myaka 30 yose, ni ngombwa ko muburuka, ni ngombwa ko mumenya ukuri n'ukuhe. Bakubwiye ngo inkotanyi ngo n'abantu b'ibihangange, ngo bafashe igihugu ngo barwanya ngo bagatsinda abantu. Turakwereka kandi turakwereka cyane yuko ibihugu mpuzamahanga, ibihugu bikomeye by'amahanga byabigizemo uruhare rukomeye, kugeza naho babwire ngo nimugende musohoke, nimugende mukore mutya. Abantu bavuye ejo bundi hari umuntu twari tubiganira no ku ruhare rw'Abafaransa muri biriya bintu byabaye mu Rwanda. Uruhare rw'Abafaransa ntabwo ari urwo mukeka, ntabwo ari bya bindi FPR ivuga ngo bakoze jenoside. No, uruhare rw'Abafaransa nzarubabwiraho mu kindi kiganiro, ibimenyetso cyabishakashaka. Ndetse hari n'umugabo w'umunyapolitiki w'umunyarwanda wigeze kwandika ibaruwa ati Jacques la France, avuga ati uri Padiri Nahimana Thomas yigeze kwandika ibaruwa ati nge ndashinja Ubufaransa ko mu by'ukuri ibyo babushinja ngo bakoze jenoside ntago ari ibyo, ahubwo bwafashije FPR kugera ku butegetsi. Mu kiganiro twakoranye na Generali Sagahutu mu cyumweru gishize, biganiro bibiri, atubwira neza ko mu gihe bashakaga kugaba igitero simusinga ngo bafate ku murindi ndetse bawusenye, igihe hari gahunda yo gukora ratissage, wo gukora tirayeri ngo bakuremo inkotanyi mu gihugu bazimene muri Uganda, Abafaransa barababwiraga ngo no. Jone nabonye ubundi buhamya bukomeye no kuri front ya Ruhengeri. Abafaransa bari barazanye imbunda zarasaga kure cyane, barasha amabombe nk'atatu cyangwa ne gusa, kandi operation iri anku. Barangira bango nongo batubwe ngo ntimurasengo kubera ko ngo inkotanyi zigomba kugira hano zifata kameme. Ngo rero mujya mubona Kagame ari gutitira ariko bango nyamara ngo abazungu hari umuntu ngo bashaka gushyira ku butegetsi, nuko azi neza ko uruhare rwa mpatsi ibihugu mu gushyiraho abayobozi muri Afurika rugihari. Wabaza ikibazo tese murabishima? Oya, ntabwo tubishima, ariko ntitwabura no kubibaho ko niko bimeze. Mu gihe tugiharanira kuzagera kuri bwa bwigenge bwacu 100%, ibintu nyine tubivuga uko tubiri uko biri. Ariko namwe bakiri batoya mukabimenya, mukamenya yuko ibyabaye mu Rwanda nakagambane katurutse kuri mpatsi ibihugu. Ibyabaye mu Rwanda n'abanyarwanda bamaranye ariko ku nyungu za mpatsi ibihugu.